Nshuti bakunzi ba Isange TV, nongera kubasuhuza mbifuriza umunsi mwiza, nongera kwifuriza ibihe byiza, mbasuhuza cyane aho muri hose mwebwe bakunzi ba channel yacu. Nkaba nongeye kubasuhuza mbifuriza nyine gukomeza kugubwa neza. Nagarutse ngo tuganira muri uyu mwanya, ngira ngo hari ibyo nagira ngo tuganireho, iminota itari myinshi cyane ariko nanone itari na mike cyane kuko bavuga ko iminota mike ari umunota umwe, mu gihe umunota cyangwa se iminota irenze umwe buriya ntago iba ari mike. Nongeye kubasuhuza mbifuriza kugubwa neza cyane. Nshuti bakunze mudahwema nyine kuturemera ibyiza cyangwa se gukurikirana channel yacu. Iyo ukurikiranye channel yacu byaba na ngombwa, byaba akarusho ukakora like, subscribe, buriya uri umuntu w'ingenzi cyane. Ninde ni Aphrodis, ni Afro basuhuza, mujye kubana nyine mu kiganiro cy'iminota itari myinshi cyane. Umunsi ni itariki 21 z'ukwezi kwa 4 2025. Nje tuganire ku kantu cyangwa se ku nsanganyamatsiko nabonye igira iti Dore ibitunguranye, umunyeshuri yategeye mwalimu imodoka. Murumva ko nyine ari ibintu by'ibitangaza cyane, byumva ko haba igitangaza, umunyeshuri akaba yategeye mwalimu imodoka. Iki gihe tugezemo ni igihe cy'itangira ry'abanyeshuri mu mwaka w'amashuri 2025 umwaka uzakomeza nyine 2026 gutyo. Mu mwaka wa 2025 umwaka w'amashuri watangiye none ku itariki 21 ni igihembwe cya kabiri kigiye gukomeza, cya kabiri turagerera gishoje, tujya mu gihembwe cya gatatu aricyo cyatangiye uyu munsi rero. Uyu munsi mu by'ukuri ingendo zatangiye, abanyeshuri batangiye kwerekeza ku bigo, hanyuma n'abarimu nabo birumvikana nyine bagomba kujya ku bigo. Muragira uti rero igisekeje ni iki? Nuko nanditse ngo dore ibitunguranye, mwalimu cyangwa se umunyeshuri yategeye mwalimu imodoka. Buriya ahantu henshi dukunda kugenda nk'iyo igihembwe kirangiye, turitegereza tukareba ko ingendo hirya no hino byifashe, aho usanga nyine abanyeshuri birumvikana ko baba batangiye gutaha cyangwa se bajya ku ishuri. Iyo badataha barimo bajya ku ishuri, bityo habaye icyo bita kubura kw'imodoka cyangwa se imodoka zikaba nkeya bitewe n'abagenzi baba biyongereye cyane. Ariko biba byatewe n'iki? Biba byatewe n'abo banyeshuri baba babaye benshi. Wagira uti rero umunyeshuri ategeye mwalimu gute? Hari ikintu kibaho ugasanga mu by'ukuri hari umuntu umwe ahawe agaciro kurusha undi. Ni nacyo cyatumye nandika ngo umutwe wacu uvuga ngo umunyeshuri yategeye mwalimu. Ukibaza se ibi birashoboka cyane gute? Muri igihe cyo gutaha cyangwa se cyo gutangira ku ishuri, umunyeshuri niwe uba ufite icyo twakwita nk'ububasha buri hejuru. Aho bati umunyeshuri ni umujyambere, umunyeshuri azaba umuntu ukomeye, umunyeshuri agomba kubahwa, umunyeshuri azaba ikintu gikomeye cyane, nyine namwe murabyumva. Hagati aho ngaho rero, mu gutekereza ko azaba ikintu gikomeye cyane, arize gute? Nuruba ko ni umuntu nyine iyo bagiye gutega imodoka, mbere na mbere abanza kureba wa munyeshuri.
nihashaka habe hari umusaza wicaye hariya, nashaka haba hari umukecuru wicaye hariya, nashaka hari iki, ariko nta muntu uzatega imodoka, nta muntu uzura mu modoka atabanje kurira umunyeshuri ngo ajye mu modoka. Niyo haba hasigaye umwanya umwe mu modoka, ugomba kuba uw'umunyeshuri ndetse n'undi wenda umuherekeje. Rero mu by'ukuri ngira ngo nk'uko mwanabibonye nyine, mwabonye kuri ifoto iranga ikiganiro cyangwa se thumbnail, hariho abanyeshuri nyine, mwabonye abanyeshuri bafite ibikapu bategereje imodoka. Aba banyeshuri mu by'ukuri imodoka barayibona nta kibazo cyabo, kuko usanga babashakisha naho bari kugira ngo baze babone imodoka bajya ku ishuri kare. Ibyo nibyo turabishima cyane, turabyemera, ni byiza cyane, ni sawa, turabyemera cyane. Umunyeshuri najya imbere, natera imbere, nabone byose, nashyigikirwe, nabone uburenganzira bwose. Ariko rero hari aho ngira nkibaza ngo, cyangwa se nkibaza n'abandi, reka mvugire abarimu aho muri hose, reka mbavugire. Sinzi niba iki kibazo ari wakibonye nyine, wenda muzambwira, mwagira inyunganizi muzampa, cyane cyane muciye kuri comment, nta kibazo nzagisoma ndebe. Ariko njyewe nzi neza ko nta ibi bintu mutegeze, cyangwa se sinigeze mbyumvaho hari umuntu wavuze kuri iki kibazo cy'ingendo z'abanyeshuri yewe n'abarimu babo berekeza ku ishuri. Reka bavugire, ntabwo ndi umwarimu, ariko mu by'ukuri iyo ngeze mu magare atandukanye, iyo ndebye uko ingendo byifashe, mpita mbasha kuba nasesengura nkareba uko ibintu byifashe. Mu by'ukuri inshuti bavandimwe, mukomeje gutega nyine amatwi Isange TV, iki ni ikibazo nabonye gishobora kuba gihangayikishije. Ndabona nagiye nkibaza nti, ese umunyeshuri na mwarimu we ufite agaciro ninde? Umunyeshuri na mwarimu we ufite agaciro ninde? Umunyeshuri afite agaciro nibyo, ariko se akwiriye kuba ahabwa agaciro kurusha mwarimu? Jye buriya hari ikintu mbona, bose bakagombye kuba ari abantu nyine, ni abantu bose twubaha, turabubaha, bari abantu, yaba ari kuko n'uwo munyeshuri azakura we mwarimu, usibye ko wenda nyine azagira akareba akabona uko abandi babagenzaga. Ubu ngubu baracyamufashe neza nyine kuko ari umunyeshuri, na ya myaka itaraba mikuru. Niyo mpamvu rero wenda bakibafashe gutyo, ariko mu by'ukuri ni ibintu bigoranye. Natembereye muri gare, aho nende muri gare ndeba ukuntu abanyeshuri babitayeho, babakora icyo cyose, babashakira amatike, usanga ni ibintu byiza cyane. Ariko naje gutungurwa aho nasanze umwarimu aho yahawe isaha y'isaha 10:30, ari muri gare runaka aturuka wenda za Ruhango, za Kigali, aherekeza nyine mu majyepfo, ariko ngarava muri gare saa 10:30. Reka mbyibarize, uwo mwarimu uri buve wenda tuvuge uri buve Ruhango cyangwa Kigali saa 10:30, akerekeza muri Gisagara cyangwa muri Nyamagabe, uwo muntu arava aho ngaho saa 10:30 azajya agera muri Nyamagabe ryari? Aho ni hari usanga umwarimu yaraye hehe mu nzira, kubera iki? Kubera imodoka iraza ikitwarira iki? Abanyeshuri be yigisha. Ariko ntabwo bakeneye mwarimu ngo yarakuze, ngo narwane nabyo. Ariko mu by'ukuri se nibyo? Bakunze b'inshuti, bakunze n'inshuti za Isange TV, ibyo bintu nibyo? Ntabwo ari byo. Jye simbizi, jye mbamara atari byo. Ese mu by'ukuri ufashe umunyeshuri agere ku kigo kare, ufashe mwarimu we, yewe ntunamuhaye n'icyizere cyo kuba hari imodoka ari bubone,
aho ngo nkubwiye ba saa 10 n'igice aba naho hageze kare saa 3 n'igice bari bahari, ariko baheye saa 10 n'igice. Uwo muntu azagenda agere Mushubi, uwo muntu azagenda agere za Musebe ajya kwigisha, kandi umwana we aho yahagereye wese bamuha imodoka aragenda. Cyangwa mu by'ukuri ibi ni ibintu sinzi niba ari jye nsigaye mbibona gutya jyenyine, ariko mu by'ukuri ni ibintu bihangayikishije cyangwa se ni ibintu bitari byiza, aho umunyeshuri aba ari kumwe na mwarimu we, bagafata umunyeshuri akaba ari we bahereza tike yo kugenda direct, naho mwarimu we akagira gute, mwarimu we akarembo rwabonye. Sinzi niba bo bahabwa agaciro. Ese nayo mbabazi, uwo munyeshuri we naba mwarimu agatekereza ukuntu wamwitagaho mwahoraga muri gare urimo mushakira imodoka, nawe mwarimu akara ukuntu umugize, ese azashishikariza abandi kuba abarimu? Kandi abona ukuntu abarimu n'ubundi batitabwaho cyangwa se bo nta kintu baba bavuze. Mu by'ukuri rero gendera nkasanga ntabwo bikwiriye. Nshuti bakunzi ba Isange TV, bakunze umuyoboro wacu, channel yacu, ngira ngo muri comment mwambwira niba hari ahantu wenda begeze hari abantu bafavoreza na gatoya umwarimu mu gihe ari mu rugendo. Umwarimu ni umuntu urimo aragigana, hariya njye nawe ashaka umwanya nibyo, ariko se kanagigana bakamumanura bakamukura mu modoka. Mwabarimu reka mbavugire kuko nabonye bikabije. Sindi umwarimu ariko buriya ndabubaha cyane, sinzi n'impamvu n'andi bavuga ko babubaha, ariko se kuki batabubaha iyo mugeze ku modoka nka hariya naga bamanura ngo ntabwo bimereye kugenda aragenda abanyeshuri. Ibiriya bintu ntabwo ari byo, namwe mwivugire. Minisiteri ishinzwe ifite mu nshingano zayo uburezi yagombye kureba ukuntu ibarasinga igafata cyane cyane igihe cy'ingendo, yagiye cy'ingendo ikabarasinga rwose, ikareba ukuntu rwose ba brasinga mwarimu n'umunyeshuri we basigana bate mu by'ukuri. Barimo aho muri abanyeshuri mwigisha musigana mute ko muba muri inshuti yo mu ishuri hose mubyinana muririmba mubafasha icyo ari cyo cyose, kuki iyo mugeze ku modoka hari abamanura ngo ntagende abo banyeshuri bonyine? Ntihese babonye abantu batandukanya umwana na nyina, ko buriya iyo umwarimu ari mu ishuri ariko n'umwana ntarabona ko mbona ari umubyeyi ndetse n'abana. Ariko mu by'ukuri umwana wigisha nagenda hariya nimba muri ku mwaka wenda we barakumanuye, we bamuhaye iki agaciro, aragiye arinjiye nije mu modoka banamukoreye byose ibisabwa byose, mu mateke byose banabimushakiye, bakabona nta kibazo, aragiye we urasigaye aho ngaho. Ntukwita avuga ati nyine se ubundi umwarimu yubahwa hehe ko nta nubwo akura akunda uwo mwuga. Reka aho gakura yumva azaba meya, azaba gitifu umurenge, gutyo azaba umusirikare, azaba umupolisi, azaba iki. Kubera iki? Nta musirikare uzahari, umusirikare bamwakira neza, nta mupolisi ujya gutega bamwakira neza, nta ujya gutega ngo yicare hariya, nta musirikare wajya kwica bamufata neza bakamwereka uko serivisi zose aho zitangirwa, ibintu byose bigakemuka vuba. Umuyobozi we birumvikana, gitifu wateye umuyobozi nyakubahwa atambuka, ariko mwarimu we niyo taburiya yawe. Sindi kubona barimo babyubaha rwose, kuko umwana nareba ukuntu bakumanuye hasi, kuri mwarimu ntabwo bikwanditse mu gahanga. Nacyo kibazo ahari kiba, ariko umunyeshuri kuko nyine aza yambaye
yambaye iniforume, ahubwo nicyo kirango, nicyo kimwanditse mu gahanga. Mwarimu agendana itaburiya se? Barimo muragendana amataburiya? Ni ikibazo. Mugendana amataburiya rero. Nyakuri njye narebye abarimu bamanuye bakoriza abanyeshuri, kandi umwarimu aravuga ati se tugiye nk'ubu ngubu bampaye 10:30 ndajya Mushubi, 10:30 ndacyari i Ruhango, ese ndagere Butare rya ningere Butare n'undi sindi buyibone vuba, n'undi basa ko ndara mu nzira. Ejo umuyobozi w'ikigo reportinga ku karere yuko ntaragera ku kazi. Kuva ni ikibazo. Se bijye bigenda bite mu by'ukuri? Ushinzwe uburezi ari ukuntu ibibazo abyigaho, ari ukuntu abyiga mu by'ukuri ni ibintu bibabaje. Ni ibintu bibabaje kuko ibi bintu tubibonye kenshi, sinzi impamvu abarimu bativugira ngo babivuge, ariko jye ni akantu kadasanzwe. Ni byiza itangira n'ibyo sawa, nta kibazo, gusubira ku mashuri ntacyo bitwaye, ariko akantu bita muri transport bagira ibintu bakemura rwose, ibintu bakemura, kuko umwarimu nta kintu avuze mu modoka, umwarimu nta kintu avuze. Bantu mukurikiye Isange TV, mwebwe ibyo bintu usanga ariko mubibona, hari ukundi mubibona? Hari ukundi mubibona? Nta kundi mbibona. Kundi mbibona ni uko mbivuze niko jye mbibona. None se niba umwana ntiyari kumwe na mwarimu, reka ngire akantu k'agastori mbaha. Nageze kuba nyine impamvu nananditse n'uwo mutwe umeze gutyo, nageze kubona ahantu umwarimu yari kumwe n'umunyeshuri, biba ngombwa yuko abanyeshuri nyine bo bagenda nk'uko kose nyine ibyo tuba tuvuga. Noneho bagiye gutega, ubwo umwarimu wibereye aho ngaho yaragiye yabaza tikeri, baramubwira ati tikeri ni iya 11:00, icyo genda byibuka. Ni mu mwaka wa 2023 abanyeshuri barimo bataha. Ati rwose tikihari ni iya 11:00. Ahajya ararenga Kigali wo mwarimu. Umunyeshuri we yajyaga Kamonyi, yarimo atava mu majyepfo ajya Kamonyi, imwe muri gare ntavuze ngo muzumve. Noneho akaba ari kumwe n'uwo mwarimu babarazanye, kuko mwigisha kuri icyo kigo n'uwo mwana ariho yiga. Hanyuma umwana aragenda, tike barayibona yakoka, cyangwa se hacagamo nk'isaha imwe nibura wakayibona, akabona imodoka ye. Ariko uwo mwarimu bari kumwe bamukubise ya 11:00 kandi atahe i Kigali. Byabaye ngombwa ko uwo mwana ahindura, akavuga ati mwarimu ntabwo nasubira hano najya gukura tike, kuko bambaza hindi nayishyize kandi bazi inabweka ntigegeye nyine abona kandi nyakiye. Ahita ahindura ajya ahandi mu yindi agence. Hanje agenda nabo bamuhereza nyine tike ya vuba icamo nk'isaha imwe cyangwa isaha imwe n'igice, agenda yihereza wa mwarimu. Ntibagendanye mu modoka imwe, ariko mu by'ukuri bahagurukiye igihe cyenda kuba kimwe. Byumvikana ko n'uwo mwarimu yajyaga hafi aharenga Kigali, yagize uko agera kare. Ariko urumva yifashishije uwo mwana, niyo mpamvu nanditse ngo umunyeshuri yategeye mwarimu imodoka. Mwarimu ntabwo yitaweho, ariko umunyeshuri we baramwumva cyane, baramwumva. Ari nacyo giteye impungenge kabisa, giteye impungenge kubona nyine umwarimu wigisha abana aribo bahabwa agaciro. Abana nibo babona imodoka, abana nibo bashakirwa amatike. Ibyo simbyanze, ntimuze kumva ko mbyanze, ibyo ndi kuvuga ariko ntabwo mbyanze ko abo bana nyine bitabwaho, bafashwa muri ibyo byose. Ariko icyo ntumva neza ni ukuba bahabwa agaciro cyangwa se bafashwa muri izo serivisi zose bagomba, ariko mwarimu ubana n'abo bana bagasohorwa mu modoka ntihagire serivisi n'izimugenerwa.
icyo kintu nabonye atari cyiza rwose. Muzashaka ukuntu, simbizi, sinzi niba wenda mwe mutakibona, ariko njye narakibonye. So rero ngira ngo tugeze wenda ku mwanzuro. Bakunzi, inshuti zanjye tubana umunsi ku munsi, cyangwa se mwebwe inkingi zanjye za mwamba kuri channel yacu, cyangwa se abakunzi banjye mwebwe mwemeye kuntera inkunga y'ibiganiro, cyangwa se yo kubana nanjye gukurikirana channel yacu, ibiganiro byacu. Mu kandi subscribe, mu liking, ye mutange na comment, cyane cyane hano se wa mwarimu ukibonye ni gute utadukandira subscribe kugira ngo dukomeze kujya tubana, kugira ngo tujye dukomeza turebe se hakenewe iki, hakorwa iki muri ubu buzima bwacu, ubuzima bwa mwarimu, kugira ngo bukomeze kube bwiza. Kuko nka buriya dore murarara mu nzira, rimwe na rimwe wagera ku ishuri, umuyobozi w'ikigo diregiteri ati nka kuripotinga ku karere nk'umuntu utagereye ku kigo iki utahagereye igihe, ariko mu by'ukuri ntibazi imbogamizi mwagiye muhura mu nzira zo kuba nyine imodoka iza, ariko mukaba mudafite uburenganzira bwo guhita mwayinjiramo. Ugasanga nyine ni ikibazo, So rero ngira ngo kandi subscribe, mu liking, kugira ngo kizagere ahantu henshi, iyo kizagere wenda no ku bantu babashe kuba bagitanga, kugira ngo wenda ribe ari ijwi ryakumvikana. Ariko none niba ari ubundi buryo mwakoresheje kugira ngo wenda namwe muvugirwe, amasaha bimbwiye njye ntabyo nzi. Niba hari izindi serivisi bashyiraho zijyanye n'ingendo kugira ngo babafashe mu ngendo, abagiye ntazizi, nako nkurikije ko mbibona nyine nuko mwebwe mu ijyanye n'ingendo rwose babatera utwatsi. Mwebwe ntabwo bemera kumujyana n'abo bana banyu murera. Reka njye ntabyo mbona, bazambwire muri comment. So rero njye uko mbibona nkanjye, Isange TV ukuntu mbibona icyakakozwe, ndasaba ariko ntabwo ntegeka, munyumve. Oya, ni nk'icyifuzo ko mbona n'ubundi iyi minota nari nabageneye kubana namwe mbona igenda igera ku musozo, cyangwa se isatira. Njye dore ukuntu mbona ibintu bishobora kuba byakoroha, mwarimu abana bakitabwaho mu ngendo, ariko na mwarimu adasigaye inyuma cyane. Hari akantu namye ntekereza, nabatese aka kantu ntikaba ariko kugira ngo kasaidira n'abarimu. Yewe birumvikana nyine nta mwarimu uzifuza kwita yirukanka umwana ari aho hasi azaze bakemuriye akabazo k'umwana, ariko na mwarimu azahita akurikira amenye ko byanze kunze umwana nagera ku ishuri mwarimu yasigaye, nabyo ntabwo bizaba ari byiza. Niba kuzagira bakabarasinga, bakagira iminota bahagerera yenda kungana. Aka kantu rero muravuga ngo ni akahe? Kaza nkababwira ko gukanda like, subscribe, niyo nkunga yanyu mwamunteye. Si iyo tubanye gutya mubona atari byiza, twiganira ku buzima, tureba ko ibintu byagenda neza, ntabwo biba ari bibi. Twanakomeza tukaguka tubana n'ibindi byose batwiganirira. Ubundi se bitwaye iki ko n'ubundi kuba hari ukubana twiganiriye, munteye inkunga ya mukarayikinga, mukanda subscribe, yewe mukana tera comment, bityo nanjye nkajya mbona wenda icyo nakongeramo, kubura n'inama zanyu zaba zinakenewe. Wenda tuzi ko tutaratera imbere cyane, ariko buriya no gutera imbere namwe twabikesha kugira ngo tujye tubona uko twiganirira, si byose. Niba mubyemera rwose mukande subscribe, niba mubyemera mwemera nyine ko tugomba kubana neza uko njye mbyifuza, nabyifuje kuva kera, nayo mpamvu naje kuri iyi channel kugira ngo tujye twibanira, turebe nyine bikwiriye gukosoka bikagenda neza. Niyo mpamvu uyu munsi narebye ku ruhande rwa mwarimu kwitaburiye mujya muyubaha,
bana mu nyumvira taburiye mujya muyubaha. Niyo mpamvu uriya utubashye mwarimu barumva birambabaza bindana ko mwarimu nakaba atagize. Mwarimu se mu mvura aremera akanyagirwa, mu zuba nuko, ariko kugira ngo akunde areme umwana, akunde agira icyo agira mu mutwe ndetse no mu mikorere, mu mikurire hose akamufasha. Ninde utazi uruhare rwa mwarimu koko? Ni gute umwana akwiriye kubona imodoka mwarimu we ntibamwiteho, ya ukantu bagakosore nawe bamwiteho cyane. So rero ako kantu nayo mbabwira, nari natekereza ati hari igihe neza kumva abantu batera agatekerezo bavuga ngo buriya hari igihe bageze gushaka kuba bashyiraho icyo bita isoko abarimu bajya bahahiramo kugira ngo nyine baborohereze. Icyo nacyo cyari ikintu cy'ingenzi, ariko basanga nticyakunda kuko byo hari igihe baba batandukanye. Ariko se kubera iki kitakunda? Wenda katwemera ko habayemo imbogamizi wenda kitari gukunda, ariko reka turebe icyakunda bazagishyiremo ingufu. Icyakunda ko mu ngendo baraserera cyane, barimo baraserera, abarimu muraserera pe, ko nayo ndabibona muraserera abana. Uwo twumva asa na hafi afite cyangwa afite icyo yakora, wenda nk'abakuriye uburezi bazara ukuntu babivuga, ukuntu babikoraho. Ikintu runde akantu nifuje ni iki, nuko babashakira ari amakarita bambara. Sinibuka neza niba ari amakarita na amabaje ni iki, ariko turiya tuntu bambara nyine turiya yari amakarita umuntu yambaye, ukabusanga umuntu agiye ahantu afite ikarita imuranga arayambaye. Ngira ngo buri mwarimu nta kidashoboka, buri mwarimu akorewe wenda nk'ikarita imuranga akajya yambara mu gihe cy'urugendo, byazaba ari byiza. Mu gihe umwarimu rwose ayafite ku buryo naho yajya agera nibura barangiza kuriza wa mwana, hanyuma na wa mwarimu urimo utaha i Nyagatare aturutse he, Nyaruguru aturutse Nyamagabe, nibura koroherezwa. Ese ubwo wa mwana arataha i Nyagatare, arataha ku Gisenyi, atahe angije uramumanuye, uhaye uwo mwana ngo abe ari wajyamo, ubona ari buhagere ryari? Rero bantu mukuriye mushinzwe iby'uburezi, mushaka amakarita. Ni igitekerezo mba numva mwashaka amakarita, hanyuma buri mwarimu wese mu cyo cy'urugendo cyo gutaha cyangwa kujya ku ishuri yakaba yambaye iriya karita imuranga kari mwarimu. Ngo mwazareba nyine akantu mushyira kerekana kari mwarimu, igatandukana wenda na ziriya z'abandi baba kubona ko hari abantu baba bambaye amakarita abaranga bitewe n'icyo bakora. Ubwo n'abarimu mwazabashakira, banumva ari igitekerezo, hanyuma mukagira gute mukabashakira bakajya bayambara nyine bakayambara mu izosi nyine, akaba ari nk'ikarita, ku buryo byazaba umuco n'ahantu hose bikamenyekana ko ati wamara turiya ni mwarimu. Barangije gushakira wa mwana imodoka, tike, niba bakita no kuri wa mwarimu umurera, banumva cyaba ari byiza cyane. Sinzi niba n'abandi barabibonye cyangwa se barabitekereje, ariko nyamwe barabitekereje, nanjye no kumitekereje ndabafashije. Niba hari abantu rwose bafite icyo bakora, bafite abantu babigeza, ibyo bintu babirebeho, ni ibintu byaba ari byiza. Mwarimu akagira agaciro, hariya wambaye ikarita cyangwa se baje, sinibuka neza, ariko niba ari ikarita akambara mu ijosi, avuga ati aho uri naba bati uyu ni umunyeshuri, kuyu ni na mwarimu we. Niba mwarangije kubonera umwanya se amatike abanyeshuri, murebe nuko mwagenza abarezi babo, byari ibintu byiza cyane. Kuko na wa mwana yajya abona mwarimu ashyigikiwe, umwana akazamuka nyine nawe akunda kuba yaba umwarimu, tukabona atatejwe agaciro. Ariko iyo umwana abonye yuriye imodoka, mwarimu akamumanura ngo haragenda abanyeshuri, nyine hahandi umwana ahita avuga ati mbega akazi k'ubwarimu, mbega k'umwarimu we. So aho ngaho muba mutuma uwo mwuga urimo ugenda nyine, ntabwo muba urimo mukundisha abana, kuko babona ko uwo mwuga n'ubundi aho urimo babasuzugura, kuko ntibabubaha nk'uko bubaha abapolisi, abasirikare, abayobozi bandi. Rero birakenewe umwarimu niyambara iyo karita. Icyo ni agatekerezo, nimwibona ari ngombwa cyangwa se koko byakunda, buri mwarimu akagenerwa iyo karita, akajya yambara mu gihe cy'urugendo, akoroherezwa, bakamufata
babifata neza, ngira ngo byari ibintu byiza cyane, byari ibintu byiza by'ingirakamaro bifatika byakongera agaciro mwarimu akumva mu by'ukuri ni ibintu byiza cyane ko nawe yitaweho. Ngira ngo mu by'ukuri iyo urebye iyo bigeze mu bintu by'ingendo mwarimu arahangayika ukaba twira ko avuga ati n'ubundi bari buza kuba bifatira abanyeshuri nibo bitabwaho cyane, abandi basanga mwarimu nta cyizere cyo kuba ari bugere ku kigo afite, kandi mu by'ukuri nahagera akererewe diregiteri cyangwa diregitirise bitewe n'uwo ari we asamubaza impamvu atagiye ku kigo igihe. Iki kintu mukiriho cyane barimo munshyigikire mukande subscribe, like, share kugira ngo iki kiganiro kigere kure mu by'ukuri, kugira ngo kandi niba ari n'ubundi buryo babateguriye igihe hajya ntabuze muzabyandikana byo munyibutse, niba wenda hari ukundi kuntu babatekereje, ariko ngewe nibavuga ati ibi bintu bibaye byaba ari byiza cyane, byaba ari byiza, ingendo zakoroha, mwarimu akaba igihe cyo gutaha ntahangayike, ndagera Nyagatare gute, ndagera Rusizi gute, ndagera ku Gisenyi gute, ndagera wenda Nyamagabe gute, niba mvuye i Kigali ndagera Igisagara gute. Ibyo ni ibintu mwarimu atekerezaho, kandi mu by'ukuri impamvu z'ibi bintu bitwara amafaranga menshi. Mwarimu ategesha mu by'ukuri iyo bigeze muri ibi bihe by'ingendo z'abanyeshuri nta fairness ibaho, kuko amafaranga abarimu bahatakariza agenda mu ngendo ari menshi, usanga abayikubye kuko abenshi ntibagenda n'imodoka zisanzwe za leta, bagenda n'imodoka ziyigenga, zimwe ibiciro biba bitari fixe cyangwa se bidahamye, babihindura cyangwa se babishyiraho barebye ko situation imeze, babona abanyeshuri abagenzi babaye benshi ikintu bataburiza. Usanga umwarimu umuntu ahantu yagenderaga 2,000 ahagenda 3,500, n'umwarimu ahabigenderamo cyane, ahakoresheje amafaranga atateganyije hari kumutunga muri kwa kwezi mu gihe ari ku ishuri, cyangwa se mu gihe yatashye yagiye mu rugo, ugasanga nyine icyo gihe agendeye mu ngendo. Mu by'ukuri biba nyine ari ibintu bibangamiye mwarimu cyane, bibangamiye imibereho ya mwarimu. Niyo mpamvu buriya umuntu aba akoze kino kiganiro agira ngo arebe ko hari ukuntu mwabigenza, nyabona murebe ukuntu mubigenza kugira ngo rwose mwarimu agire gutya yoroherezwe, kuko abenshi ntango nubwo habaho icyo bita mutation, ntabwo ari kuri bose, bamwe ntabwo birakunda, hari ababa bataragira ubwo bushobozi cyangwa se ubwo bubasha bwo kuba bahabwa iyo mutation. Abenshi baracyataha kure, muzarebe bashobora cyajya kure, ntabwo birakunda. Wenda mu gihe muzaba murishuwa yuko abantu bose babonye mutation bakorera hafi y'aho batuye, icyo gihe wenda muzabiha ingufu nkeya mushaka, ariko ubungubu ntabwo birakunda. Niyo mpamvu murabatera akamu bwati muri ukuntu mubigenza, ukoresha uracyajya kure cyane, usanga aho umuntu ava wenda nka Nyamagabe cyangwa Nyaruguru akajya Nyagatare ari gukoresha 10,000 na bingahe byose, ntabwo ingendo zahinduka nk'uko nguko benshi baba bashyizeho ibiciro byabo bitewe n'abagenzi babaye benshi, basanga byiza ni za 20. Icyo gihe rero ntabwo iterambere rya mwarimu riri kwiyongera, biri kugenda risubira hasi. Nyamwereza bigaragaza ko umuntu agakora cyane akamara imyaka myinshi, ugasanga nyine bitewe n'ibintu na situation yatamo favoreza cyangwa n'ibyo byose, ugasanga n'ubundi nta kintu gifatika mwarimu arageraho. Rero reka mbashimire murebe ukuntu bigenza. Ako karita navuze kakoreshwa, niba muzasuzume niba kaba ngombwa kaba, ariko mwagashyiraho nta kibazo, hanyuma korohereza mwarimu. Ariko niba ari n'ubundi buryo mwateguye mwebwe mushinzwe iby'uburezi n'ibijyanye n'imyigire n'imyigishirize, wenda mwazabikora kubifavoriza mwarimu kugira ngo ibintu by'ingendo bigene bimworohera nk'uko mworohereza abanyeshuri bigisha, kuko nabo abo no kuvuga ngo
aya ni umunyeshuri ariko aba arakuze atangiye kutitabwaho, nawe ntabwo bimufavoreza cyane muri ukuntu mubigenza. Inshuti rero ba Isange TV, ni umwanzuro wanjye, namwe niba hari ikindi mutekereza cyakorwa ubwo muzanyandikira muri comment, hanyuma mumbwira ati nyamara nubwo wavuze ikintu cy'amakarita, gukorerwa amakarita abantu bakajya bayambara mu ijosi nk'uko n'abandi bose babikora bashinzwe amakampani runaka, ati nubwo babigira gutya ko hari n'ubundi buryo twabonye, ubwo nabwo ni ibitekerezo, tuba tuganira kugira ngo twese twungurane ibitekerezo, namwe mwazanyandikira mukambwira ngo nyamara hakozwe ibi ngibi nabyo byafasha mwarimu. Byose ntibyuzuzanya, byose biruzuzanya, bipfa kuba ari biza kumufasha gusa, ntabwo n'igitekerezo cyanjye rero cyahita kiba ishingiro, ariko nacyo kiri mu byatekerezwaho, kimwe n'uko nawe ibyo ufite nacyo uba cyamufasha cyatekerezwaho. Rero ngira ngo mu by'ukuri abantu baba bafite uburyo butandukanye, ariko mugerageze nyabona mwarimu si mwarimu bizara, umwarimu urera umuntu ukamuvana umuntu ukomeye kagira gute, mumuha agaciro n'abo bana yigisha, nagera muri gare akabona koko mwarimu arubashye, umwana nawe azakora avuga ati nanjye ngomba kuba mwarimu, kuko mwarimu ni umuntu wubashywe, ni umuntu ufite ijambo, ni umuntu w'ingirakamaro mu buzima, ni umuntu ufite icyo amaze, ni umuntu ugera ahantu nyine bikagaragara ko hari icyo amara sosiyete nyarwanda, kandi koko ni nako bimeze, ahubwo kugira ngo nyine ni ubwo buryo butaratekerezwaho ngo buzajya bubyerekana ku bundi, ni nako tubifata, ni nako bimeze, ni nabyo biba ari byiza cyane mu buzima, kuko birafasha kuko bituma amafaranga y'ingendo nyine, wenda ibyo bibayeho byatuma amafaranga y'ingendo adava kuri mwarimu, ataba menshi cyane by'agashendero nk'uko tubibona ubu ngubu. Usanga umuntu ari kugenda n'imodoka zihariye zitari izi za leta, basanga bari kumuca amafaranga, nyine bashyize amafaranga adasanzwe, byari ibintu nyine bibangamira iterambere rya mwarimu, aho usanga ahantu umuntu yagenderaga 2500 ariko hagendera 3500, kongeyeho igihumbi cyose, kandi ugasanga ni urugendo rurerure umuntu ari bukore isaha, aho ugasanga ahantu umuntu agenderaga 1000 ahagendera 2. Ibyo turabizi cyane, ni ibintu biriho cyane, biriho, aho usanga umwarimu avuga ati se nk'umwarimu turabona amafaranga yatike ahagije, cyangwa se turabona udufaranga duhagije, aba yateganyije akatike nyine, ariko iyo bihindaguritse gutyo usanga nawe bimugiraho ingaruka, biramwafegita rwose. Ariko nizera ko wenda abatekerereza abanyarwanda harimo ndetse ari nabo batekereza abarimu, ko harimo abashinzwe iby'uburezi, mwari ukuntu mubigenza mugende kuri iyo nama matanze, ndetse n'iyo abakunzi ba Isange TV bazatanga ijyanye n'agakarita, kuba bakorerwa amakarita bakayambara mu gihe cy'ingendo, bikabafasha ku buryo hatazajya habaho kuririzwaho ibiciro, nk'uko nyine abanyeshuri nabo bafashwa, kuko hari n'aho umwarimu agenda wenda yifite n'amafaranga ni menshi, nibyo yemera kuyatanga, ariko hari igihe bamuhaye ugasanga mu gihe kiba umugore cyane, ni igihe yabaza umuntu ageze muri gare saa 3:15, bamuhaye isaha 11, kandi urava hehe, nta hantu uri burenga uturere 3. Ibyo ni ibintu biba bibabaje, bitari byiza kuri mwarimu, ntabwo bimufavoreza. Ariko nizere ko wenda hari icyo mugiye gukora mwebwe, wenda mubareberera, hari icyo mugiye gukora. Nizera ko wenda hari uko mugiye kuzabigenera ngo mwarimu akomeze yubahwe nk'umuntu natwe twese twubaha, umuntu ukomeye cyane. Inshuti bakunze ba Isange TV, rero nahangaha ikiganiro cyacu kirangiriye, nanga reka tugisoze mbashimira ababashije kuba mwataramanye nanjye se mwatwunganira ibitekerezo n'ibindi byose, mbasaba ko mwakora subscribe, like ndetse na comment, kugira ngo ibiganiro byacu bikomeze gukura, natwe bikomeze gukura, tujye tuganira mu biganiro bitandukanye. Inshuti bakunze bacu, ngo mukomeze kugira ibihe byiza, umukunzi wanyu Aphrodis, mwarimo muganira, murakoze
cyane, ukomeze kugira ibihe byiza.